Umwami Yesu Kristo nashimwe cyane, ndabasuhuje abo turi kumwe aka kanya n'abandi mwese muzabyumva nyuma. Bahaye ikaze, ni tariki ya 16 kwezi ni ukwa 11 umwaka ni 2022. Ikaze, Imana yongeye itugirira ubuntu. Uyu ni umunsi nanone yaturemeye kugira ngo twumve icyo Mwuka abwira abantu yaremye. Haleluya. Ikaze rero, uyu munsi dufite ibintu Mwuka ashaka kumenyesha abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Abo nibo babanza abizera umwana w'Imana wameneye amaraso, twebwe jye n'abandi bene data twizera bimwe, twizera uwo mwami w'abami, twizera Imana yafashe umubiri ikaza mu isi kubana n'abantu, abantu bakanamwica, amaraso ye akaba ariyo atwezaho ibyaha byose, hanyuma kubw'urupfu rwe akatwinjiza cyane, akageza n'aho aduhindura abana b'Imana. Turi abana b'Imana, niko turi rero, twabyawe ubwa kabiri. Haleluya. Abo mvugana nabo dufatanije kwizera Imana imwe, umwami umwe n'umukiza n'umucunguzi Yesu Kristo umwana w'Imana, n'umwuka umwe ariwe Mwuka wera, imbaraga z'Imana, umujyanama, umuyobozi n'umufasha. Haleluya. Mwigisha mukuru, imbaraga z'Imana. Haleluya. Ari nawe uba muri twe, ariwe Yesu yadusigiye.
arizo mbaraga zidukoreramo cyane, ziduhishurira, zitwereka, ziduhumekera, zidufasha muri byose bigakorwa mu izina rya Yehoshua Hamashiya, umwana w'Imana nzima. Rero ndaje turebe ukuntu FDLR na FPR bagomba kuzuza ubuhanuzi bagahura. Uiteka ingora inzigo atsembesha isi yose umuje ko ararema ijuru risa n'ijisha ibiri byose azabikuraho umutima urahorera tugeze hamwe. Yesu niwe hema ry'ubwugamo. Niyo mpamvu muri aka kanya ngusaba wowe ukiri mu bintu ntazi uko bimeze, utazi ko ibihe byakugereyeho, wumva ngo uri mu idini cyangwa uri mu kindi kintu ntazi ngo wizera, kuko umuntu buri muntu wese waremwe n'Imana, ndani muri we habamo ko hari ikintu agomba kuramya, hari ikintu kigomba kukubera ikimana. Yaba Imana yaremye ijuru n'isi, yaba ikigirwamana umuntu akakihimbira, bya ryangombe bya nyabingi byande, bya bindi byose abantu bizera, inka, ibitunguru, bya bindi bya Buda, Budiri, bya bindi byo, buri wese agomba kugira ikimana, bya Mariya, basenga Mariya, Yosefu mutagatifu na Theoneste, ibintu nk'ibyo ngibyo buri wese afite, agomba kugira ikintu yishingikirizaho asenga. Ndakubwiye rero ibindi byose bishingikirijeho nta kintu bimaze, ni ibigirwamana gusa bizakurimbuza. Nta bugingo bigira, nta mbaraga, ntabwo bizigeze bibaho mbere na mbere, ntabwo bibanza ngo binaheruke. Uwo nkubwira rero ubunzanye, ari nawe wangiza atya, ari nawe utuma meranya, ari nawe imbaraga ze zimuramo cyane. Ni Umunyanazareti, yari Jambo, hanyuma Jambo afata umubiri, habuze ucungura umuntu aba ari ubyemera. Ntabwo icyo ngicyo ushobora kugira akanya ngo ugitekerezeho, kubera ko umwanya wawe wundi uri mu bindi, kuko dore n'inkuru ni nyinshi. Ndagira ngo utekereze iki kintu gusa. Reka nze mbere yuko ufite amatsiko FDLR na FPR, ndabizi neza ko uwicaye kandi cyangwa ufite kuteri, kuko nta kindi kintu wowe, cyane cyane niba uri n'umwana wo kurimbuka wowe urishakira inkuru gusa. Ariko niba uri umwana w'ubugingo, reka ngiye kukubwira uri bukumve. Reka nkubwire, Imana yaremye umuntu muri Edeni, twese turabizi ngo Adamu na Eva mwabihinduye n'indirimbo. Yamaze kumurema, sinzi ibintu yamubwiye, nawe urabizi, hanyuma birenzeho barashwana, baratandukana. Ariko kubera ko iby'Imana yavuze, ibyavuye mu kanwa kayo byose bihoraho iteka, aravuga ati no, nubwo umwanzi abigenje, njye mfite plan B. Plan B rero niyo ikaze, plan B niyo wowe ukeneye kumenya, plan B niyo ufitemo inyungu nyinshi. Plan B niyi, aravuze ati umuntu ashumuyeho, umuntu turashwanye, none reka nanone umuntu niwe uzacungura umuntu. Umuntu azacungura umuntu. Hanyuma ibyahishuwe 5 Yohana yarabyeretswewe, ibintu biramushobera, kuko ngo mu ijuru habuze umuntu ushobora kwemera gukurikiza uko gahunda Imana yari yayipanze, uko uzacungura umuntu azaba ameze. Uzabisome mu byahishuwe ibice 5, ngo hari igitabo gifatanishijwe ibimenyetso 7 ngo imbere n'inyuma. Mu ijuru ngo habura n'umwe wo kugifungura, uretse no kugifungura ngo habura n'ukireba, kukireba gusa. So nyine byari biteye ubwoba. Abamarayika bose bikomereza imirimo, baravuga ati nta muntu wajya muri biriya, ntawe. Bizima bine birakomeza bibwira Imana ko ari iyera. 24 abona baba mu ijuru nabo bakomeza imirimo yabo. Nubura gica Yohana wabyerekwaga niwe wagize ikibazo,
ngo araboroga kuko abonye habuze uwacungura umuntu. Hasa nk'ahantu habaye agacerere. Wowe usuzugura igitambo cya Yesu Kristo, wowe nacyo kizagusuzugura umunsi w'urubanza. Kuko mbere yo hano kukubwira, kuko ntabwo uzigira ugira icyo wireguza. Ubu ndi hano kugira ngo uzabone ikigushinja. Kuko Imana igomba kubahiriza ibituruka mu kanwa kacu, kuko tuvuga mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, tuyobowe n'umwuka wera. Rero ndavuga kugira ngo Imana yikureho urubanza kuri wowe. Urabyumva, waje kumva ibya FDL na FPR, ariko urimo urumva nibi. Nibwo rero ngo mu ijuru habaye agacerere. Ikimenyetso kiraho gikubiyemo gucungurwa k'umwana w'umuntu ari ibyago gusa. Yohana araboroga, ararira, avuza induru kuko ucungura yabuze. Hanyuma ngo ijwi riravuga rya marayika riti Yohana wirira, ati wirira, buretse urebe ukuntu ibintu bigiye kugenda. Ntuza administration yose mu ijuru Yohana irahindutse. Dore intare yo mu muryango wa Yuda, gishyitsi cya Dawidi, ngo aranesheje kugira ngo afate cya gitabo, yewe uretse no kukireba ngo amene ibimenyetso byari bigifunze. Wumvise ahantu Yesaya yageze arimo kumureba, umwana yatuvukiye. 5 duha umwana w'umuhungu azi twigitangaza, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro, ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Ubu niwo mubwira w'umunyanazareti, nta bindi ni we nzira, akaba ukuri, akaba n'ubugingo. Ibindi nta kintu cyumvikana na kimwe kindi, nta handi ugomba kunyura. Urabyumvise bigeze mu matwi yawe. Uyu munsi birasohoye. Uyu munsi urubanza rukugiyeho, niba utabyemera rukugiyeho. Kuko ngo wizera uwo mwana afite ubugingo, utamwizera amaze gucirwaho iteka. Niyo mpamvu muri aka kanya mwebwe muteze amatwi, namwe mwese muzatega amatwi, mwaje kuba ibya FPR na FDL aricyo cyabizaniye gusa. Nabyo ni ngombwa kubyumva, none se sino Imana ntabwo kuba yarabimaye ngo mbibabwire. Urabanza rero wakire Yesu Kristo, umwana w'Imana, umunyanazareti wagupfiriye ku musaraba. Icyo gihe nicyo yamenye ibimenyetso. Yemera ko jambo, yemera gufata umubiri, aza mu nda y'umugore. Aza mu nda y'umugore, umugore aramutwita mu mezi 9, avukira mu isi yitwa Emmanuel. Ngo Imana ibana n'abantu, Imana ibana n'abantu disi, imbona nkubone amanywa nijoro. Ngo yaje mu bye, abe ntibamumenye. Musa Simeon namuteruye ari agahinja, atayiwe ngo yabwiye nyina Mariya ati uyu nguyu yabereyeho, ashyiriweho, avukiye kugira ngo benshi mu Bayisirayeli babyuke, benshi mu Bayisirayeli bagwe, ngo abe n'ikimenyetso kigirwa impaka, ngo kuko Yesu ameze, kuko natwe twese tumeze. Ni impaka gusa, ni impaka gusa, ni impaka. Bamwe baba bari ku ruhande bavuga ibi, abandi bari ku ruhande bavuga ibi. Kandi kuko Yesu niko ameze, n'abamukurikira niko tumeze. Ni impaka gusa. Yesu sibwo yaje Imana mu bantu, Imana mu bantu reka da, barayisuzugura nk'uko bisanzwe, barayisuzugura kugezaho banayitinyuka cyane. Hakaba n'abantu baratinyuka, n'abana b'abantu bose, ntabwo ari Abarundi n'Abanyarwanda gusa, baratinyuka rwose. Kuko ni ibyihebe, ni ibintu byo kurimbuka biri aho gusa, byaremewe kurimbuka. Nibwo namwe uko byamugendekeye murakuzi ko abantu bamugenje, uko bemeye bakamushwanyagurizaho imyenda, bakamucira, bakamukubita, bakamuvusha amaraso, batazi ko kuko Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, batazi ko ayo maraso ariyo azanyeza akantakasa. Umwana wa Roma ntabwo nta soni bagize, bamushwanyagujeho imyenda, ikanzu ye barayivindira, barahondagura, bamukubita inga ni bya bindi byabo, dore ko ari abambere mu kwica urubozo, zifite ku musozo ari akuma kanogora umubiri, akubita umubiri ukanogoka. Ngo kuko imibyimba ye ariyo yadukirije, niho dukirira indwara. Muri ya mibyimba Abaroma bamubyimbishije, barazamuka Nyabihanga, bashyira ku musaraba, bakubita imisimari.
bica umuntu, bica umwami w'abami, bica umwami w'ubugingo, baramwica. Ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Iyo adapfase, iyo yangase, umwana w'umuntu yari kujya asanga satani gusa, arimbuka gusa. Iyo yangaze, iyo yanga akakomeza akibera jambo, ariko umugabo yaraducunguye. Uwo niwe mbabwira, niwe jambo ry'ubugingo. Yes, muramwakira rero, niwe nzira, akaba ukuri, akaba n'ubugingo. Urasubira muri iri sengesho ngo utize, urakorana kontra nawe kugira ngo agukure mu byo wari urimo byo kwidumba gusa. Uti mwami Imana data, kira rero, numvise ko Yesu ari we nzira, ari we kuri, ari nawe bugingo. Niwe wamfiriye ku musaraba. Mwami Yesu, ndakwakiriye mu bugingo bwanjye, ngo mbere umwami, umukiza n'umucunguzi. Nyandukura aka kanya mu gitabo cy'urupfu, mvana mu gitabo cyo kurimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mbabarira ibyaha byanjye, ibyaha byose nakoze, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Mbabarira, maraso yawe anyeze, antunganye. Nsezeye ubwami bw'umwijima n'abagamo, nimukiye mu bwami bwa Kristo bw'umucyo. Urakoze kumpinduye umwana w'Imana. Mana data, urakoze kunyakiriye nk'umwana, ku bwa Yesu Kristo. Mwuka wera, ndakwakiriye ngo mfashe, unyobore, umbere umwigisha, undere, ungira inama, undwanira intambara ntangije. Urakoze data, kumpaye agakiza mboneye muri Kristo Yesu. Urakoze data, kunyakiriye mu muryango w'abana b'Imana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Reka mbasengere. Mwuka wera, ndakwereka abangaba bamaze kwizera umwana w'Imana, waje kumuhamiriza, niyo mpamvu yagusize, yakohereje, no kugira ngo umuhamirize, umudusobanurire cyane, utubwire iby'urupfu rwe, utubwire ibyo kuducungura kwe. Mwuka wera, ndakurindisha aba bana bavutse, izi n'impinja. Uramenye, ndakwinginze, ni amadini ntabasame, batangira bahanurira ngo nibatandukane n'abagore, ngo abandi batandukane n'abagabo, ngo nibabahe amafaranga. Ndakwingiza izi mpinja uzigishirize, kuko jewe mberetse inzira, mberetse ukuri, mberetse ubugingo, ariko ni wowe urera, ni wowe ukuza. Haleluya, ni wowe umenyesha ijambo. Ngaho bafate, ubacigatire, kuko banditswe kandi baciwe imanzi mu kiganza cy'Uwiteka Imana, ntawe uzabavuvunuramo. Urakoze Mwuka wera, ko wumvise ibyo ngusabye, kandi ukaba ubyumviye, kandi ukaba ubishyize mu bikorwa, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen, amen, amen. Karibu rero dukomezanye n'ubutumwa bw'uyu munsi, ukuntu FDLR na FPR bagomba kuzuza ubuhanuzi.
abari mu murima nimugire arabahamya babiri batatu Yesu nashimwe, haleluya. Umwana w'Imana nzima hawe icyubahiro kandi azakomeza kugihabwa, haleluya. Indirimbo ntabwo zirimo kuvuga neza ariko ntabwo arizo dukeneye cyane. Yes, icyo dukeneye ni ubutumwa bw'uyu munsi bubwirwa abanyarwanda n'abanyarwandakazi, haleluya. Ndavuga ubutumwa abantu ntabwo baba babisobanukiwe, ari niyo mpamvu ahatari hishurirwa abantu bahinduka ngo ibyigenge, abantu bakora ibyo bishakiye, baravunda, abantu bapfa kuvuga ibyo babonye, abantu bapfa kujya mu byo babonye, hanyuma benshi bikabahombera. Rero uyu munsi ndagira ngo turebe ku mateka y'aba bantu bombi, y'aya mashyaka yombi, y'aya mateka yombi, amateka ya FDLR, amateka ya FPR, kuko ari bo bagezweho ubu ngubu. Ubu nibo bagiye guhangana, ndavuga guhangana kuko ni inzigo ishyize kera kandi byose biba biri mu mugambi w'Imana. Amateka ya FDLR namwe murabizi ko ari abana baba bandi bahunze muri 1994, ya FPR nayo murayazi, nibo babirukanye nanone muri 1994. Amateka nanone akisubiramo avuga ko atangaza ko abo ngabo ba FPR aribo birukanye abo ngabo ba FDLR. Ubwo rero icyiciro cya base baba ngaba, base 59 birukanye abo ngaba, nanone abana babo akaba aribo baje muri 1994 none bakirukana abana baba abandi. Ariko mwagiye mugira n'akenge koko rwose n'ukuri. Hanyuma abana noneho babyaye, rero abana babyaye abuzukuru ba FDLR n'abuzukuru ba FPR, ubu nibo rero bagezweho. Ni ibisekuru bifitanye inzigo kandi igomba kuranduka burundu kugira ngo yimukire ibishya byateguriwe abazarokoka muri Hutu na Tutsi. Igisekuru kimwe maze kumva ko kirukanye ikindi muri 1959, ikindi gisekuru kirukana ikindi muri 1994. Byombi rero ibyo bisekuru, igisekuru cya gatatu kuri buri kimwe, bigiye guhurira mu kibuga. Arubitira arahari kandi ntabwo azabera kuko azasohoresha ubutabera bwe, akore Abaroma 11:32. Azafata abo bana b'abagome bose, agiye kubafata ababumbire hamwe bombi mu bugome bombi, kuko nta numwe wigeze wubaha Imana muri bo, nta numwe wigeze ahesha Yesu Kristo icyubahiro, nta numwe, bose basabitswe n'ubugome. Bose Imana irabareba nk'abagome. Ni nayo mpamvu bose bagomba guhura shenge muri icyo gihugu ngo barwanira muri icyo, bamwe ngo bagihinduye paradiso, abandi nabo bagomba gutaha. Bene data bakundwa, ngibyo ibibanjirije ubutumwa bw'uyu munsi. Ndagusaba ngo utege amatwi ariko nawe uhishurirwe. Ubundi bagombye kuba, ubundi FDLR abuzukuru cyangwa se FPR abuzukuru bagombye kuba barabitunganije mbere bitari byagera ku buzukuru, bakaba barabikoze nk'uko Yakobo na Esawu babigenje. Ikibazo rero nuko Yakobo na Esawu ibyo bapfuye amanyanga.
bapfuye amanyanga ariko nayo arimo ikintu cyo kwiba umugisha inshuro ebyiri. Rwari urwango rukomeye, muzabisoma mu Itangiriro 33 muhere muri 31. Ariko ibi bisekuru bya FDLR na FPR byo ni amaraso gusa, ni amaraso gusa. Ubundi bagombye kuba barumvikanye ubundi, ariko iyo harimo inzigo y'amaraso, kiretse iyo bigeze ku iherezo niho nanone hameneka amaraso iyo kugira ngo yorose acecekeshe yayandi, nanone akakomeza hakameneka amaraso. Ariko ubu bwo kuri iyi nshuro ya FDL na FPR niyo maraso abanziriza ya nyuma, ndakeka ko abanziriza ya nyuma niba atari yo ya nyuma. Batandukanijwe n'inzigo aba bantu. Mbese ikigiye kuba bantu b'Imana, ikigiye kubera muri cya gihugu n'ukuri, iyi nzigo igomba kurangira. Ariko mu kurangira ko inzigo, ndagusaba ntabwo ngusaba ngo uveho, ndagusaba ngo ubeho kugira ngo uzarebe ikizakurikira iyi nzigo. Igishimishije muri byo rero kanyikubwira, kuko ibyo yabashakagaho kwari uguca bugufi gusa, buri wese. Ibyo bisekuru bikemera ko byakosheje, bikemera ko byahemutse, bikemera ko byahemukiye Imana, bikemera ko byahemukiranye. Maze rero igisekuru cya FDLR kugeza na n'ubu kirakishakira amatora. Impamvu gishaka amatora ni iyi, kuko amatora niyo acyorohereza kubera ko ari benshi, nta kindi bafite, barata ubwinshi n'amatora. Icyo kikaba ari ikizira kuwiteka. Ikintu cyitwa amatora gipfobya Imana, ikintu cyitwa amatora kubwira Imana kuri mwinshi byambura Imana icyubahiro n'ibitekerezo. Dore rero igisekuru cya FPR ibintu cyakoze ni ibyorezo. Abasekuruza babo by'abami mbere ya 59 hari ubwami ni ukuvuga ubwami ni ukuvuga ngo hajyaho hagakurikiraho uruhererekane nta matora. Mbabarira ndebere ba FPR ayiwe igisekuru cya kabiri gitashye, aho kugira ngo wenda bakomeze ibya basekuru bijyami ntabwo bishekeje, ariko rugire ngo ndimo ndaseka wenda ko ari ikintu gishekeje. Aho biyambuye ibyabo, biyambuye kamere yabo, biyambuye icyubahiro cyabo, FPR yiyambuye icyubahiro. Buriya ikorera ku magi, yiyambuye icyubahiro. Buriya ikorera ku kimwaro, yategekeye ku kimwaro, yafatiye ubutegetsi ku kimwaro. Reka mubwiretse amaraso ntabwo niwe yavuge wenda kuko muranyavuga, kubera ko ntabwo baje ngo bakomeze mu bya basekuruza, baraje batatira igihango cya basekuruza banuza barwabugirirwa gahindura abajyagahinduro bariya bavukanaga imbuto, batatira icyo gihango, bakora ikosa rikomeye ryo kwemera nabo repubulika. Mana we, nta muntu wemera repubulika wemera amatora. Ntabwo baremewe, ntabwo babereyeho gukora amatora, ntabwo ari cyo babereye. Noneho birabashobera, birabayobera, bidumbura mu bintu. Banga abahutu baranabica ngo babakuye no ku ngoma, ariko basigarana ibyabo. Ako gako ntabwo ukumvise ntabwo wasubira inyuma ukabitekerezaho neza. Baza abahutu babakuraho, barabirukana, ariko basigarana sisiteme yabo, basigarana iby'amatora aribyo byabambuye umuntu, bibambura ibitekerezo. Bategekera mu by'abahutu, kandi ubwabo bivugiye ngo ko abasigaye ngo batari kuzura minibisi. Barabizi ko ari bake, ariko bahitamo repubulika, bahitamo n'amatora.
ibi ni icyorezo. Ndashaka kuzabirambura neza niba nzandika ikindi gitabo ntabwo mbizi. Bakoreye muri gahunda Hutudizi, sinzi niba hari uwaba yarabitekereje ahari. Bakuyemo ikintu cy'igihombo, bakuyemo gutsindwa kwinshi, bakuyemo igisuzuguro cyinshi. Nubwo bacyorosheho ibindi, ariko harimo igisuzuguro cyinshi. Uzi kwanga umuntu ukamukura ku ngoma, ukamufitiye inzigo ko ari wowe wirukanye so na sogokuru nawe, hanyuma ugafata ibye, ukamwica, ugafata ibye, ukamwirukana, ugafata ibye. Ibi bintu n'ibindi. Beretse gato twumva, kanekereze neza mwana amaso. Ntabwo njyewe nanze umuntu mwangana n'ibye, si byose. Bene data, ishyano ryarabagwiriye. Ndimo ndavuga amateka yabo kuko ibyabo byaranarangiye, hasigaye finale gusa n'abariya ba FDLR. Yes, byabasunikiye ku kintu cy'ikimwaro gikomeye cyane, ikintu cy'ikimwaro. Kuzimu nayo ubwayo yarumiwe aho haba amatora muri 2003 bakavuga this way ngo twagira mu ngo yagize 3. Umva, twagira ndimo ndatazura ababazwa na politike bahita bajya mu mwuka baba bigiyeyo. Umva, kubera kudakomeza ibya basekuruza ngo abari byo baromborezamo, abari byo baha agaciro, kuko ni byasaga nabo barabiretse, barabita, baza gufata iby'abahutu bikoreye bya revolution y'amatora ko ari benshi, kuko bakatsinda wenda batanibye cyane. Noneho barabyigana, mana we, baza kutubwira ngo Faustin bwagize ngo 3. Shitari nawe ubwe byaramuyobeye, havuga ati bari mu bisunikire bavuga ngo ninjye wabikoze. 3 twajya mu ngo ya 3, twagira mu ngo yagize amajwi 3. Twagira mu ngo umuhutu ngo yagize amajwi 3, nta cyangwa ndabeshye wenda munsi yayo. Noneho Kagame ntabwo urimo guseka nanjye unyigana. Kagame w'umututsi ngo agira ngo 97 n'ibice. Icyorezo ibyabikurikiyeho benshi barabizi, benshi barabizi. Uko iki cyari icyorezo cyabakojeje isoni, cyatumye mu by'ukuri ivogonyo, ukwiyemera buriya hari cyagabanutse. Iyi titire yo kuvuga ngo amatora yabaye mu Rwanda, abakandida hari Faustin Twagiramungu na Kagame Paul. Ngo Faustin Twagiramungu mu matora agize 3, ngo no Kagame agira 97. Uzi ko byaba titire ya filime mise en scène, abantu bakayireba cyane, cyangwa se kaba titire y'igitabo kikagurwa cyane. Ngabo rero aba FDLR bagiye guhura na FPR. Imana ishobora byose, igipimo gikomeye ni intambara ibanziriza ya nyuma. Cyo mubwiye nawe ujye uhishurirwa, bagomba guhura kugira ngo basoze ibyahanuwe. Hanyuma harabasigaye rero icyororo ahantu kizaba, niho mushobora kuba mutegereje, kirahari. Ntabwo Imana ishobora guha abari bo bose ba FDLR, ntabwo ishobora kubizera ngo ibahe igihugu, ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana ishobora kwizera aba FPR, ababuzukuru, aba bana barimo kubwira ngo bagomba gupfira igihugu,
ngo kugira ngo abahutu batazagifata. Ntibashobora kuragwa igihugu cy'amata n'ubuki, ntibishoboka. Uko ari cy'amaraso cyo baragihenebereza rwose, barajyana nacyo. Abayifidele nabo ntago aba bana b'igisekuru cya gatatu Imana ishobora kubaha igihugu, kuko nabo bafite imiziro, bafite amavirisi menshi, bafite guhora kwinshi, ntabwo bishoboka. Icyo Imana igiye kwemera ni uko bombi bahura, hanyuma bose bagahanirwa hamwe, bose ari nabyo bihano bya nyuma. Iki gisekuru kigomba guhanwa, kuko ngo ihora abana gucyanirwa kwa base. Aho niho icyororo kizava mu bari mu Rwanda. Abavuye hanze ntabwo mbanga, murambabarira. Icyororo kizava mu bari mu Rwanda no mu bavuye hanze batarangwamo virisi y'ubwoko, batarangwamo habe na gato, badafite imyanda y'amashyaka. Ariko murumva ukuntu bikomeye, abatarangwamo ubumara, abatarangwamo ikintu na kimwe, kuko igipimo ntabwo kizapimwa no kuvuga ngo amagambo na disikuru porogaramu, no kuvuga ngo wowe ngo ufite ukuntu uzabikora neza. Igipimo ni ikijuru. Ijuru ririmo rirapima. Nabaye niyambuye ubwenegihugu hamwe n'abo dufatanije, kuko hari impamvu nasobanuye. Abagiye kurwana intambara no kugira ngo Uwiteka, ijambo yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, Uwiteka yavugiye ijambo mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, ari naryo nanone yongeye kuvugira muri jyewe, muri Yesaya 14:21, aho agira ati, mutegure aho kwicira abana bazira gukiranirwa kwa base, kugira ngo badahaguruka bagahindura isi bakayikwizamo imidugudu. Wakumisaho aba bana barimo gutegurwa kugira ngo bicwe, aba bana bagomba kugwa muri izi ntambara, aba bana bagomba gucogora kuri buri ruhande, hagasigara ababarirwa ku mitwe y'intoki. Abagiye kurwana izi ntambara n'abuzukuru bo ku mpande zombi, n'abuzukuru bo muri 59, n'abuzukuru bo muri 94. Aba nibo bagiye gusakirana, bamwe barwana kugira ngo igihugu cyabo ngo babonye bikoreye icyo ngo bagikoze kuva muri 94, hatagira umuntu kibatwara. Abandi nabo bavuga bati, igihe tumaze baratwirukanye kirahagije, natwe turatashye. Kandi buri ruhande rufite abafana, kandi buri ruhande rufite abarwogeza, kandi buri ruhande rufite abafite virus zimwe zishaka ngo guhama mu gihugu, ngo barubatse barakoze, ngo nta muntu ushaka bigiye gusenyuka. Umva, nta kiriho amaraso kiri busigare gihagaze. Nusigara uri bubirebesha amaso, nuzasigara uzabireba, uzareba ibyo bita ruine, ibisigazwa. Umva, nk'uko ibyo aba FDL basekuru ntacyo bajyanye, n'ibyo bajyanye sindizi, ni nako namwe ntacyo muri busigarane, abari busigare. Uko niko bimeze, bikaba match nul. Yes, iby'amatora abibwira ko bazakira amatora nayo, abibwira ko bazongera gutekesha intambara no gucakura, ntabyo byose, ntabyo. Bagiye guhurira mu kibuga, abuzukuru ba 59 n'abuzukuru ba 94, bararwanira iki gihugu. Mana we, ibabare bazikirimo we, bari bazikiri mu gihugu. Iba bashoboraga kuvugana bose bakavuga bati, mwebwe nimwikubita imbere y'Imana ukwanyu, natwe twikubita imbere y'Imana ukwacu, none Imana itubwira icyo gukora. Wapi, bagomba kurwana.
kuko niko byanditse, amaraso agomba kumeneka nanone, aruta yamenetse, aruta yo kuva muri 90 yamenetse, aruta yo kuva muri 94 yamenetse, aruta amaraso yose yagiye ameneka. Amaraso agiye kumeneka aruta ayo ngayo. Ibyo ndimo kubivuga kuva imyaka 25 yo 6. Ikibabaje giteye agahinda bene data, nizi nzirakarengane nyinshi zigiye kubigwamo, nizi nzirakarengane nyinshi zigiye kubigwamo. Nongeye kubisubiramo, izi butike z'amashyaka nta na rimwe rishobora kugira ikintu na kimwe, kuko buri shyaka ryose rifite ryubakiye ku musenyi, rifite ikintu cy'umusenyi cyubakiyeho, nta na rimwe rishinga, nta na rimwe. Ishyaka rishinga ni rimwe gusa, ni Yesu Kristo ku ngoma, ni Yesu Kristo ku ngoma. Niryo shyaka risigaye, kandi imiryango irafunguye, imiryango irafunguye kuri buri wowe, imiryango irafunguye kuri buri wese ukeneye kuzinjizwa mu mugambi w'Imana. Ariko murareba ukuntu byaba ari byiza twese twinjijwe mu mugambi w'Imana. Ntabwo ari gupfa kuwinjiramo gusa, kuko byanze bikunze uri umwuzukuru cyangwa umwuzukuruza wa 59, uri umwuzukuru cyangwa umwuzukuruza wa 94. Uko ariko bimeze, keretse ababivuyemo hanjye, keretse ababyambuye nkatwe. Kuko ngiye n'inzu yanjye tugomba gukorera Uwiteka gusa. Kuko ngiye n'abayishuye twabyemeje tugomba gukorera Uwiteka gusa. Ntabwo tureba hirya no hino, ntabwo twumva ibi. Twebwe dufite icyo twabwiwe, dufite amasezerano, dufite icyo twabikijwe n'ijuru. Ntabwo dupiga, no, ntabwo turiho nk'abantu babahatisha, gukina n'abahati, kubahatisha. Mu Kinyarwanda bavuga ngo iki we? Nous n'essayons pas. Ntabwo turimo kugerageza, ntabwo turimo kubaho ku bw'abahati, no, tubitse ijambo rya nyiri ijambo. Yes, tubitse ijambo rya nyiri ijambo. Niko bimeze. Ibisekuru bigiye gusibana. Ndagusabira ngo icyawe nikibemo, icyawe kinoboremo, icyawe kijogoremo, vuga iti igisekuru cyanjye ndakinjiza muri Kristo ku ngoma. Ndimo ndakubwira this, ndimo nakubwira sari cyo mfa nawe wowe. Aho turero bayoboye iragendanye, none ni igihe cyayo nyine. None se yawunywa gute? Nta kundi kuntu yawunywa, se yawunywera hariya mu mashyamba? Ntibishoboka, nagomba kuwunywera mu mashyamba. Irabifite n'ingufu, ngo iki? Irabifite ingufu. None se wagira ngo byapfa kwikora gusa? Ntabwo byapfa kwikora. Reka da, bariya nabo babakahebwe, bariya batagira umuntu n'umwe ubareberera. Nabo ngo biriya bintu bihagaze bishinyitse n'imihanda ngo igize, ngo bagomba ngo kubirinda. Ibyinshi bazabyisenyera kuko n'ubu bafite ubwoba bumeze nk'igikorwaho. Umva, impande zose zifite n'ubwoba. Abifite barimo kwiyahura, abandi nabo ngo bararinze. Ahubwo munyumvire neza, abantu tuziranye bashobora kuba banyohereza nk'akamesaje umunsi byagaragaye. Uretse ibingibi bavuga ngo binjiriye ngo uruhande rwa Nyiragongo, ngo hanyuze ngo abasirikare 200, ngo abandi binjiriye ngo kuri Sabyinyo, ngo Sabyinyo ngo hejuru, ngo abasirikare ngo Dimburi, ngo binjiye ngo Minkeno, ngo hanyuma ngo babagwe hirya Goma, ngo babonye ngo nijoro ngo bagendagenda. Ibyo simbishaka. Ndashaka itangazo rivuga u Rwanda k'umugaragaro rwateye Kongo. Apana kwihisha muri M23, apana kugira gute, kuko rurashaka kugenda mbere, kugira ngo rugire icyo ruramira. Naho biri mu mugambi w'Imana, biri mu mugambi wo gusohoza uko ibintu bigomba kugenda. Nyamuneka kose uzabimenya, azanyohereza ko kamesaje ati ku mugaragaro. Noneho ni ku mugaragaro, sinzi icyo bazahimba, ni ku mugaragaro. Rero
biriya bya Nord Kivu, ibintu byo kuvuga ngo Kongo, ngo Masisi, ngo iki, ngo M23 yafashe, ngo hanyuma handi rahafashe, sinzi ngo nwambwiye ngo rakamasa nako kavuze, ngo kavuze ngo mu France ka prononce cyane, kara prononsora ko ilavi, ngo j'ai vu, ngo simbizi sorui kira vi, kira contacter, kira maniganse. Ibyanditswe birimo gusohora gusa, nta n'ushobora kubihindura. Nukuvuga ngo abahutu ngo baravuze ngo ayiwe ngo kuva kera ngo Museveni ngo na Kagame ngo baravuze ngo bazagira mpira hima turavuye we abatutsi batugose we abatutsi barimo kutugota ariko badushaka wiki koko mpira hima ntibishoboka, twebwe turashaka gushyiraho amatora cyane uvuze ko ariko abahutu rwose abahutu baduhora iki buza ampirima tutsi atugose ampirima tutsi abagota seyo ibiyigose barabizi, ariko hari umuntu n'umwe uzi umugambi w'Uwiteka uretse Uwiteka wishurira, ariko hari n'umwe Uwiteka yabwira icyo atekereza uretse inkoramutima ze, ariko ntuzi ko havuzwe ko nta kintu na kimwe kizaba. Umva ikibazo abantu bafite ari nacyo gisubizo jyewe niboneye nigiriwe ubuntu. Le Seigneur m'a fait grâce. Ntabwo nabimusabye, sinanzi niyo biva niyo bijya, ko ntabwo njya ntungurwa n'ibihe, sinjya ntungurwa n'ibintu. Nagiriwe ubuntu cyane, ntabwo mbusha. Iyo tambwiye ndishyikira, iyo ambwiye ndamenya. Ngo iki mbere y'amatutsi abahutu rwose yabateye ubwoba, ubwo nabo bagashaka gukora ampire hutu, yego Empire Republika Demokratike Hutu, yego abari Empire, yego ntabwo yaba Empire, no ni Republika Demokratike Republike Hutu abari Empire Hematutsi. Wow virus nizitavamo sinzi aho niba muzaziruka, niba muzazituma, niba bazaba zibavoma mu maraso ntabwo mbizi, ariko remote ije iragenda ireba buri wese ufite virus, ntabwo iri bumusige. Ndebera rero abagomba kubigwamo, saba Imana izakushyitse mu Rwanda rushya rwahinduriwe izina disi, n'ibyago byose byarangiye, hanyuma ibyari birurimo byambiye byose byarangiye. Ayiwe saba Imana kuzabona itandukaniro ry'ubutegetsi bw'abantu, ubutegetsi bw'abami n'abuzukuru babo n'ubutegetsi bw'abahutu n'abuzukuru babo. Saba Imana kuzabona itandukaniro, saba Imana kuzabona ubutegetsi bwubaha Imana, saba Imana uzabona ubu butegetsi buzubaha abahanuzi akaba aribo bagira inama ubuyobozi. Haleluya. Kandi ubuyobozi bukabumvira butabishe ngo bubafunge. Saba Imana ngo ikugeze muri cya gihugu noneho kizitwa nyirizina biribyo igihugu cy'amata n'ubuki. Ngaho saba Imana urayisaba iyo faveri se irayiguha muraziranye, urayisaba iyo faveri se ubundi wowe wimara iki? Urayisaba iyo faveri se kugira ngo uyiguhe hanyuma wice abantu neza? Nawe hari ikigusaba, iragusaba nawe iyakuremye rurema Uwiteka uhoraho Elohim El Shaddai Ise wa Yesu Kristo ariwe data wa twese, nawe aragusaba kwizera umwana we wakumeneye amaraso kandi kubw'ineza yawe, kuko nta kimukoreraho, nta mukimugiriraho neza, no utariho n'abantu batari mwiza. Yesu niwe wabwiye bene wabo b'abanyamagambo ati no mudakomye amashyi mudahimbaje Imana n'aya mabuye n'ibi biti Imana ibasha kubihindura abuzukuru b'Aburahamu bagatangira guhimbaza. Urumva neza? Ni wowe wigirira. Niyo mpamvu ubwira ngo ahuraho umucunguzi n'umwe gusa ushobora kukuramira, ariko unamusabe kuzaba muri gahunda ukorera Imana, ariko atari amagambo yo gupinga gusa. Ariko igihe cyo gupinga cyarangiye, cyasohoye kuko buri wese yagiwe byamugwiriye. Biriya byose byarahanuwe, bariya barimo kurwanira ngo kugira ngo babeho neza ngo muri byarahanuwe. Ntabwo mbabwiye ibyabyo nibizakurikiraho. Icyo nzi cyo nuko hari kirimo
mbibabwiye noneho hariho bamwe batasinzira. Hari ikirimo muri Nord Kivu, hari ikiri muri Sud Kivu. Yes, gikomeye Nord Kivu hari ikirimo, Sud Kivu hari ikirimo, Rwanda hari ikirimo, Burundi hari ikirimo, Kigoma hari ikirimo, ngoke hari ikirimo bari zatabakungu. Ubu ntabwo mubona ko tugeze mu mahina? Ubu koko hari umuntu ugifite ivogonyo koko? Ubu koko hari umuntu ugifite ibintu ngo by'imibare? Ubu hari umuntu ugifite amagambo yo kuvuga? Ubu hari ariko cyangwa biraterwa no guhamuka. Ubu hari umuntu ugifite gupinga? Urapinga nawe Imana izagupinga. Ubu Imana igupinze wavamo. Uratuka ibyo utazi kubera ubwihebe. Uriyangira ikisi ko ibikwanga bikwirukaho bitakoroheye, nawe urabitiza umurindi wiyahura. Yesu niwe wabwiye bariya bene wabo, nabo bari bameze nk'Abanyarwanda cyangwa Abarundi, ati mutuka ibyo mutazi, musebye ibyo mutazi, hako mwabaye mute ko naje kugira ngo mbagirire neza. Kuki mufite amagambo mabi? Kuki muri abagome kugeza naho ababwira ati murashaka kunyica? Barimo kumubaza ati icyo nakoze kibi ni ikiye kugira ngo mukinshinje? Bati imirimo ntabwo iby'imirimo ntabwo aribyo tuguhora. Mumore ikisi? Bati tuguhora amagambo yawe uvuga, urigereranya gusa, uri umwana w'Imana bya ugakora udutangaza hirya no hino, ariko ufite amagambo menshi ngo hasenyura ihekaru, ubundi wahundaguye abantu nuza, ufite amagambo uvuga ngo Aburahamu atarabaho nguriho, kandi nta n'imyaka 50 ufite. Ntabwo tuzi kumeza ibikorwa. Tujya tubona ukiza abantu, tujya tubona uzura n'abapfuye, hari n'igihe wigeze kutugaburira, tuje ibintu turarya turahaga, ibintu turabyirukankana mu bitebo, turabitwima, uraducyurira, ariko ntacyo bari wabiduhaye. Ariko amagambo yawe nkongura umutsima w'ubugingo bakurye, uri amazi y'ubugingo bakunywe, amaraso yawe bayanywe, ukabusakirire bwo amagambo nizira. Bakundwa, ubutaha mbese noneho ko umwuka yabahagurukiye. Banyarwandakazi mwebwe mutari mwabwiyambura, remote iraje barebe, ibarebe. FDL bagiye kwijya inyuma, babandi uruvangitirane, nayo ifite uruvangitirane. Ariko hari ikintu ushaka kubaza mwebwe, ngo abajuwaji babandi bazi gupinga, bapinga cyane ngo umuntu ngo nivyo yigira ngo ce sont des souhaits ngo nibyo ibyifuzo yabo. Ndashaka kubabaza wowe udafite ibyifuzo, wowe wifuza iki? Ibi gusa. Ziriya ngabo za Loni 2022 zimara iki hariya? Wowe utekereje data, wowe ngaho tekereza gukora, wowe uzi gutekereza. Ingabo za Loni zirakora iki hariya 2022? Zirakora iki hariya? Zamoko yose ziriya ngabo za Loni zirakora iki hariya? Zifite intwaro zigezweho izisotse, iz'Abarusiya n'Abanyamerika n'Abafaransa n'Abajarararararararara, zose ziri hariya. Uko ubona ziba zikora iki hariya? N'uwuhe mutekano zigeze zirinda kuva zahagera? None se niba wowe ufite akenge da, tutiriwe tujya mu mwuka ngo dushara barabara, tutiriwe dutigita ngo twiterere hejuru, ushobora kwibaza watekereje icyo ziriya ngabo 2020 zikora hariya muri kariya gace? N'igihe zihamaze ntabwo ibyo bigombera ngo umuntu ajye mu mwuka cyangwa yiriza senge.
no byibaze. Nubyibaza urabona igisubizo. Nubyibaza urabona igisubizo. Nubyibaza ndongera ngo bazi ikindi wibaza nanone kitagombera kujya mu mwuka. Kubera iki abakomeye bose amaso yabo ari hariya? Kubera iki? Kuki buri wese afite ijambo? Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye. Ubwo nta n'umwe uri bubyiteho, nta n'umwe uri buhiteho, nta n'umwe uri bumenye. Mana we, igihe kiraje ndetse cyasohoye. Ubwo iziriya ntambara, ubwo Burundi buri busakizwe, ubwo Rwanda ruri busakizwe, nta n'umwe uri bubyiteho kuko isi yose irabihuze. Narabibabwiye ubushize. Abari maso muze dusenge. Abari maso, ariko ntabwo ari gupfa gusenga gusa. Ni ugusenga turasa ku ntego. Yes. Mboneye kuba itangazo. Ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake. Twamaze kugira imirimo myinshi cyane. Twamaze kwaguka, abayishuye twagutse dufite imirimo myinshi. Kubw'imirimo myinshi dukeneye abasaruzi. Kubw'ibisarurwa dukeneye abasaruzi. Niyo mpamvu benga tabakundwa. Yewe wowe wavuganye n'Imana. Wowe ufite icyo wavuganye n'Imana cyo gukoreshwa muri ibihe bije. Umva abo ndimo guhamagara. Umva abagomba kunshaka. Abagomba kugira ikintu bambwira, mutega amatwi mu byumve. Shaka abantu burirana gusa barimo kunsuhuza gusa. Ufite icyo yavuganye n'Imana cyo gukoreshwa muri ibi bintu tugiye kwinjiramo. Ko nyuma ye bagomba gukoreshwa. Uwabwiwe iryo jambo asabwe kwitaba. Asabwe kuza mu bashu. Uraza kubona nimero bari bushyireho. Iyo niyo nimero baza. Hanyuma rwose ukatubwira icyo Imana yakubwiye, kuko imirimo yatubanye myinshi. Dukeneye abafite yishurirwa noneho. Dukeneye ab'Imana yahishuriye. Ndabibabwira kuko igihe cyageze. Haleluya. Ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake. Reka dusenge. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo, ubu ni ubutumwa ubw'uyu munsi kugira ngo bamenye, abanyarwanda n'abanyarwandakazi bamenye ngo ibisekuru nibyo bigiye kurwana. Ibisekuru nibyo bigiye kurwanira nyuma birwanira igihugu cya gakondo yabo. Bose ni icyabo. Uko niko yabishatse. Byateguwe mbere isitararimwa, ariko bihishurirwa bibihe kugira ngo twebwe bitazajya bitugwa gitumo. No. Haleluya. Ndagushimiye Mana. Ndagushimiye ku bw'aba ngabo bavuganye nabo. Tugiye gufatanya kuba ku bwami bwawe buze. Ibyo ushaka bigiye gukorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijoro. Uko niko bigiye kugenda. Ndagushimira ko ndi muri uwo mugambi. Ndagushimira abahishuwe nabo bamaramaje. Haleluya. Ndagushimira abahishuwe bahuje umutima n'inama. Ndagushimira ko ari imbaraga waduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Ariko turahirwa. Ntabwo nzi icyo waduciye, n'ubuntu watugiriye. Ndagusaba ngo twe kubupfusha ubusa Mwami. Icyubahiro ni icyawe rero. Isengesho nasengera bene data batari bahishurirwa, bakiri mu bintu bya politike, nuko bakumenya bakagusobanukirwa Mwami Yesu, ko ari wowe Mwami wabo, ko ari wowe wabavana mu byo barimo, ko ari wowe wabavana mu gutekereza ibindi bidafite fondasiyo. Ni wowe Yesu, ni wowe musingi twubakaho. Ni wowe ugomba kubimenyekanisha, kandi wabimenyekanisha bakakumenya. Haleluya. Urakoze Mwami. Urakoze kuturinze, turindiwe mu buntu bwawe. Urakoze. Ndakwereka gahunda yo kuwa gatanu Mwuka Wera, ko tuzahura turimo gusenga nanone kubera ibi bihe. Urakoze kubwo wagiriye neza ubushize. Urakoze kubwo wagiriye umwana w'Imana mu bugingo bwabo bushize. Haleluya. Urakoze. Abushaka ndakwinginze ngo bave mu bibarangaza. Ndakwinginze bakebure bave mu bibarangaza, kuko ijoro rirakuze. Igihugu kirimo kubudika. Nyamuneka abakristo. Iyi mundiyari mube maso. Iyi mundiyari mube maso. Iyi mundiyari mube maso. Banyarwanda, banyarwandakazi,
no kugira ngo mumenye ibigomba kubaho, kuko nicyo jyewe nashyiriweho kugira ngo mbabwire ibyenda kubaho. Rero buri muntu wese agomba kumenya uko abyifatamo, kubera ko igihe amagambo agiye gushyira ivuga, uwahekwaga wese agiye gutangira kwigenza kugira ngo ibintu byose bijye mu buryo. Yesu aduhana umugisha. Rero naho ubutaha turi kumwe kuwa gatanu, abimana yagize icyo vugana nabo barareba iyo nimero iri aho ngaho. Turi kumwe kuwa gatanu mu masengesho, hanyuma tukazabonana nanone kuwa gatatu kuwa kane cyangwa kuwa gatanu nanone w'igitaha. Yesu aduhana umugisha. Hanyuma abansengera ni ukuri murahirwa, kubera ko murimo kwibikira, murimo kwiteganyiriza. Abankunda reka mwebweho, abadateranya nanjye ni igihombo bahoramo kitazashira, yabarasandaza. Abateranya nanjye abo ngabo ni inyungu gusa. Uko niko bimeze. Ntabwo byitwa kwishyiraho, ahubwo biterwa kuba narashyizweho. Yesu aduhana umugisha. Rero naho ubutaha.